haleluya. Unimulize yanza ngo japo tuna shida nyingi. Haleluya. 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 Kufika huko. Haleluya. Haleluya. Nubwo ndo bagenda basha mu mibabere hejuru ariko tuzahuruka. Hari imbaraga zitazibonekera mu mana mwazi. Hari imbaraga mwami Yesu mu ijuru we, data we. Haleluya. Ikimwe cyatuzamuka imbere y'amaso yawe mana yo mu ijuru we, data we. Kumva amagambo y'Imana zo gupfapfana mana, zo guhuzahuza ngo bushe. Imana iza amakuru yose we, haleluya. Mana yo mu ijuru we, dusaza umugisha mu izina rya Yesu mana yaje. Ububwire twabonye mu rukerera mana we. Tagitaro cyabaye ntangaza bazwe ndamavuye ikorewe. Nta ndege zafashwe. Tubwire ngo ibi bintu nishasha mwana. Tubwire ngo ibi bintu bifite agaciro gake muri twe. Uza amakuru yose mwami. Urebera kure mu izina rya Yesu. Mana yaje mu ijuru. Tusabe ko z'Imana bavuta batazakwa mwami Yesu mu ijuru we. Aravuze ngo bazaguma bakomere n'umusaza bwabo. Bafite amakakama. Haleluya. Imiryango itazi. Ariko hari imbaraga zitazwi mwami Yesu we. Haleluya. Tuzamuhishuwe cyawe aho uri mu bwami bwawe mwami Yesu mu ijuru. Turakiguhaye data we. Ntabwo ari inyama n'amaraso mwami we. Ntabwo ari umugabo w'abanaka, ntabwo ari uko ari pasiteri, ntabwo ari inyama n'amaraso mwami Yesu we. Niko avuze ngo ngo twari babishopo, twari bavuga ubutumwa, twari abayumbe, twaranye amasengesho. Ariko ngo message y'Imana ivuga ati muri senti muri amagambo magufi simbazi mu masengesho, simbazi muri babishopo, ariko ari imbaraga zitazwi mwami Yesu we. Hari abahanuye ngo rivera agenda, rivera haguma ngo aritegura agira gute. Aravuga ati se kuwa kane ko tagi Imana aravuze ko ati hagiye mukecuru ariko amagambo magufi. Haleluya. Abari kuri senti batubazi mwami Yesu we, turasana abaserveye mwami, ariko professeur abanyeshuri neza mwami Yesu. Azaba yanditse azakora ikizame mwami, azumharuro n'imbari barindwi n'ubwo serveye baba batandatu n'ubwo bo 10. Ariko abanyeshuri barazwi mwami. Ayo ni amakuru uzi mu mvugo yawe mwami, n'abandi barakuzi. Nduwiwe nawe n'uwanje. Fite amahoro adashira. Imana himbazwe mana. Turishimwe tumerewe neza. Abakuru badafite umwuka wera baravuze ngo ndashimwe ndiba nkundagane. Abakristo twe twoje kubesha ku katutu. Perezida wacu yaravuze aravuga ngo intore ngo ndizishaka igisubizo, ndizishaka ngo bayisubize. Ize ireba yonyine ngo ikibonera igisubizo. Haleluya. Imana himbazwe. Haleluya. Mana mu izina rya Yesu, Imana keka twasaziremo tugakukamenya. Hari imbaraga zitazwe. Sinza amakuru yose mwami, ariko uzi byose. Turishimye kandi tumerewe neza, ntaco twokora. Ariko uzabakoze tukubacubahiro. Haleluya. Tuzamuye amaboko yacu nubwo bukeye, nubwo amasamo yabura. Hari imbaraga zitazwe mwami Yesu. Hari abaranye mu tubari, hari abasose muri weekend, bazagaruka ku cyumweru. Hari abandi batazi bari, hari abatanze imitungo itagira uko ingana, kubera kuko iyi weekend basose. Ariko mwami Yesu, hari imbaraga zitazwe. Ndagushimiye ko dusohokanye muri weekend. Ndagushimiye ko banyina natwe mwami. Ndagushimiye ko utangiza impano. Mana yashimye ko atakugumuriye isataza amakuru. Umugabo wawe ataza amakuru. Ari imbaraga zitazwe. Ndagushimiye uri mu ijuru mwami. Savye imbaraga ko yakoze b'Imana mwami. Baramutse biganza nabwo Mana bansonze cyubahiro. Ariko mu izina rya Yesu Nazareth, mu mbaraga zitabaho ziboneka uwo munsi. Haleluya. Haleluya. Muri iki gitondo cy'i weekend mwami Yesu mu ijuru. Tusabe pastor wawe rizo umugisha mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umukobwa ngo yaravuze ngo aremeye umusaza yakijijwe ngo baramubwiye ngo ugwaye kanseri kandi ukigize imezi 3 ngo muze yaraseka birenze. Umukobwa mu dogiteri ngo aramubwira ngo ndumvuje amakuru hasigaye imezi 3 ngo upfe. Haleluya. Ariko muze ngo arasobanura ngo ese wo kwiga muze wo kudefanda uko ariko kugira. Aravuga ngo ubutunzi bwanje 90% buriyo sifa kwa Mungu. Haleluya. 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 Muzaya yaravuze kundondo ngo agira imineze 3 wari umunsi azarira ngo basigaye kwisi wenyine ngo akunda umunsi aseka nkuwe buri wisi. Haleluya. Iyo yibuse ngo umunsi torero uzogenda. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe hamwe n'umwana wayo. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe mwami Yesu. Ibi ni bikari sinza amakuru ariko zose. Sabuza umugisha w'Imana mwami Yesu mu ijuru kuri bizishe mu waduhaye tutaguze amafaranga tutishuye. Tutisho tukazukiye tutarisetige muvuga butumwa ariko bari imbaraga zitazwe. Mana yaje mu ijuru umukubire mu maraso yiwe, umukubire mu bwenge bwe bw'umwuka n'ubw'umubiri mu izina rya Yesu. Mana ishobora byose, Mana dusengera abana n'ubwo batazutse gusenga,
dusengeye umugore wiwe nubwo tutarujuga igihe dusengeye urugo rwe mu izina rya Yesu n'abamukomokaho mu izina rya Yesu dusabuza umugisha utaturuka muri leta ngo leta yahindura amateka dusabuza umugisha uturuka muri leta y'iwacu mwana uzurebera kure haleluya reka icyubahiro cyawe cyakirwa nawe hejuru tuvuze ngo abantu twari turi abanyantege nkeya ariko Imana izi amakuru yose Imana yaje mu ijuru we umusore washoboye kumusura mugasani washoboye kumugasanira reka icyubahiro cyawe cyakire Imana ibi bineza neza twobikesha iki twogira gute Imana rimwe umugore yaravuze ngo ese nyobikesha iki nyogira icyubahiro gute nyina mwami yangendereye twogira gute abakozi b'Imana kwigisha muri wo kibabaza mu rukerere mwami Yesu we data umugore yaravuze ngo bana bamubwiye ngo ese abantu bose ngo bari muri sare yawe aravuga ati barimo haleluya sinzi mwami barimo Imana ishimwe mwami Yesu mw'ijuru we reka icyubahiro cyawe cyakire reka imbaraga zawe zihanze dusabuza umugisha w'amajana amaza dusabuza umugisha mu rurimi no mu kwanga dusabuza umugisha mu mutima no mu mubiri dusabuza umugisha haleluya Imana ibona tutubara muri kapasite yacu kuko turi abanyantege nkeya ariko uzi byose ushobora byose sinzi mwami Yesu mw'ijuru ariko hari ibimenyetso Imana ihimbazwe haleluya ukuri kuramuka ku isi hari ikintu gigiye kuba mwami Yesu we mu izina rya Yesu abera barabizi haleluya bafite akayunga katorara kubiri Imana ishimwe mwami Yesu we azaje kujana biteguye tuzamusanganira turirimba kuko amaraso y'umukiza wacu yatugize umugeni w'ubuteka Imana ihimbazwe urakoze kandi urakwiriye reka icyubahiro cyawe kiganza nkuri mu bwami bwawe Mana we kuva none ugaseka ryose kubwa Yesu umwami wacu uri mu ijuru haleluya amen Mana data mu izina rya Yesu Kristo haleluya Mana nziza Mana ishobora byose turagushimiye muri iki gitondo sifa kwa Mungu haleluya turanezerewe cyane kuri iki gicaniro waduhaye tunejejwe cyane mwami nubwo waduteguriye ukadutegurira ibiryo ifunguro rya buri gitondo abandi ni umugoroba kandi udategurira iki gicaniro ugamije kugira ngo dukure mu bwiza kandi dukure no mu bwinshi tugere ku rugero rwa Kristo ushimwe mwami Imana yacu uriya mugoroba kiriya gitondo cyangwa se umugoroba ntazi ubwo wari musezera abigishwa ubasabira isengesho rya gitambyi warababwiye ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya bakamenya na Yesu Kristo watumye mu isi kandi mwami Imana yacu wabasenga babwira ngo mbasize mu isi ariko barinde wamuye ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ukuri Mana tumaze kumva ibintu byinshi turasenze kugira ngo mwami aba bose abanyeshuri bari muri iyi class abanyeshuri bari muri nibature n'abandi bazizezwa n'iri jambo turasenze mwami kugira ngo habeho gukura kandi gukura ko mu rugero rwiza rwa Kristo haleluya Yesu haleluya ndagushimiye mwami ufite umugambi mwiza kubera ko twumvisa iby'ubugingo udufite umugambi mwiza kubera ko twumvisa amabanga akomeye ibyahishwe abanyabwenge bigahishurirwa twebwe kandi muri iki gihe haleluya Kristo ndasenze kugira ngo ufashe kandi umugisha aba bose bateraniye aha ngaha aba bose bumvise ubutumwa bwiza abandi bazumva iyi audio isakaza mwami bw'iri audio ahantu hatandukanye kugira ngo nimumva ubu butumwa bwiza iri jambo ribaheshe mwami guhindukira no gukura no kuva mu manegeka abantu benshi batuye mu manegeka bibwira ngo bari mu nzu y'Imana kandi hari ibimenyetso bigaragaza gutura mu manegeka twabwiwe n'ijambo ry'Imana iryo Yesu Kristo ubwiwe yavuze mwami turasenze kugira ngo itorero ryawe ukomeze kurwubaka ku rutare yaba ari umwe baba ari babiri amateraniro umuntu ahinduka amateraniro ayigiremwo ayakuriremwo kandi aya materaniro haleluya Kristo amuheshe guhinduka no gukomera ndetse no kubicitegererezo cy'abandi data mu izina rya Yesu Kristo
ibirimo bikorwa muri iki gihe bigakorwa mu materaniro ku dututi dutandukanye. Data, nta kindi kintu gikomeye twakora uretse gusenga muri iri sengesho. Ndagushimiye. Bibiliya irambwira ngo babaga bari hamwe ngo bakamanyagura umutsima, ngo bagasenga, bagasangira ibyabo, ngo bagahimbaza Imana, ngo umwami Imana akabongerera bakizwa. Biranashoboka ko gusangira kwacu hamwe, guhurira kwacu hamwe muri iri koranabuhanga, gusangira ibyacu, kumanyagura umutsima, ibi mwami, iyi exercice nziza tuzukiramo, utwongerera abakizwa. Abakizwa bariyongera. Reka mwami Imana yacu umugisha iyi exercice ya buri gitondo n'ikigoroba, iri huriro ryacu uriho umugisha kugira ngo ritange umusaruro w'abakizwa hariya hirya, n'abandi bahinduke bave mu bwana bakure babe bazima b'abakristo. Iyo niyo ntego yacu mwami, kandi nayo ntego y'ubutumwa bwiza. Ndagushimiye rero Pasiteri umuha umugisha n'urubyaro rwiwe nk'uko bakomeje kumusabira, nanjye nemerere musabire umugisha, kandi natwe twese uduhe umugisha kubw'izina ryawe. Watuyoboreye gahunda, wakomeje kujyana nawe mwami Imana yacu, yakira ijambo ry'Imana, kandi nawe umuha umugisha. Ndagushimiye mwami, kuko aba bose mbasabira ko babe nka ya numa yaciwe akayonga, kugira ngo mwami Imana yacu ibihe runaka bitandukanye nubwo byaba bimeze gute ntibikabajyane ngo babe kurimbuka, ahubwo mwami babe abana b'ubugingo badashobora kwivana ku cyo bamize no ku cyo bamenye, n'imikurire myiza n'uburere bwiza bahawe n'ijambo. Icubahiro n'ishimwe, gukomera no guhimbazwa ibi by'Imana yacu none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.